Yesu ashimwe bene data, muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijwi ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, tugushimiye kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe, nimira mwuka wera yende ku byawe, hanyuma abiduheshe, aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, anadushoboze kuba nk'uko ijambo ryawe ridutumweho, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'icyumweru, ni naho turi busoreze inyigisho tumaze icyumweru twiga. Twari turimo twiga ku ntwaro z'Imana, aho twifashishije ijambo riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice 6 umurongo wa 10 kugeza ku wa 18. Ntago twavuze cyane ku buryo bw'itekinike bw'intwaro, ahubwo twibanze ku biri spirituel, donc ikimana yari igendereye itwigisha cyangwa se dutuma rino jambo. Uyu munsi rero turavuga ku ntwaro ya gatandatu, ariyo yitwa inkota gereranywa n'ijambo ry'Imana, cyangwa se ijambo ry'Imana rigereranywa n'inkota. Reka dusome rero Abefeso 6:17, haranditse ngo mwakire agakiza k'ab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Imana tugirire neza. Ku munsi w'ejo twavuze ku gakiza, uyu munsi rero turavuga ku ijambo ry'Imana ryagereranyijwe n'inkota ku rugamba. Ijambo ry'Imana niyo ntwaro izagushoboza gutsinda umubi mu bitero byose azakugabaho. Utisunze ijambo ry'Imana ntiwatsinda Satani. Pawulo we yandikira Abefeso mwishurirwa yaragize ijambo ry'Imana rigereranyije nk'inkota. Turi ku rugamba, muri uru rugendo tujyamo turigana mu ijuru, dufite umwanzi ariwe witwa Satani, atugabaho ibitero by'uburyo butandukanye. Ikintu kizagushoboza kunesha ibitero by'umwanzi Satani ni uko uzisunga ijambo ry'Imana, ukagenda umusubiza ngo handitswe ngo, ijambo ry'Imana rikagukomeza. Ijambo ry'Imana ni ryo riguhereza ihumure iyo Satani yifashishije ibiteye ubwoba ngo agucogoze. Arijya kugabaho ibitero yifashishije ibiteye ubwoba, ibintu bikomeye ukabona imbere yawe hari ibintu biteye ubwoba gusa. Muri ibyo bihe yakugabye ibitero bisa bityo, ikintu kigushoboza kumutsinda ni ijambo ry'Imana, niho ihumure duhabwa n'ijambo ry'Imana. Kandi iyo umwanzi akoresheje amayoberane ye menshi, kuko hari igihe nyine akugabaho ibitero akoresheje uburyarya n'uburiganya bwe n'amayoberane ye menshi, ikintu kigushoboza kumutsinda muri icyo gihe ni ijambo ry'Imana, kuko niryo rituyobora inzira y'ukuri kose, rikatugeza aho Yesu Kristo ari. Imana tugirire neza. Hari n'igihe umwanzi akwihebesha rwose pe, akaba yanagukura mu mwanya mwiza, akakugusha, akagushyira mu isaho y'ibyaha, ukarorongotana ukajya mu mwijima, ukajya kure cyane umwijima w'ibyaha. Ariko n'abari aho ngaho ubaye unyumvishije, wumva waragiye kure y'umwami wawe Yesu Kristo, wifurije kongera kwisunga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo rigutarura mu mpagarara, rikakwigeza ahantu Yesu Kristo ari. Niryo rikubera umushorera, niryo ryongera kukumvisha ijwi ry'imbabazi z'Imana rikwinginga ngo ngere ugarukire Kristo. Utumvisha ijambo ry'Imana, udasomye ijambo ry'Imana, nta hantu wapfa guhurira na rya jwi, biragoye. Niyo riguhamagaye rikuyobora hagendeye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo ritubwira ibikwiriye. Wifurije kwita ku ijambo ry'Imana. Biragoye bitewe n'ibihe dusohoyemo, aho imiruho y'isi ibaye myinshi cyane, ariko uramenye ntukaburire umwanya ijambo ry'Imana. Ifata umwanya usome, nubwo waba yaba 50 yonyine, kuva kuri 1 kugeza kuri 5, jya usoma, hanyuma wumve icyo Imana iganiriye nawe muri uwo mwanya, unagerageze unamaranire gukora icyo iryo jambo rigutumweho. Nugira utyo uzabagwiza imbaraga, nugira utyo uzabasha kunesha ibitero byose by'umwanzi. Wifurije kwita ku ijambo ry'Imana. Urakoze cyane, kandi ntabari ijambo ry'Imana gusa, ahubwo intwaro zose z'Imana uziteho uko twaziganiriye uko ziri. Urakoze cyane, uba amahoro.